amafaranga 700 ko mana njye boss bikigeraho nabatiye. Nibyo nakubwiraga ubu ni wowe nziza. Umbwira iki? Kwambira abakobwa, kwambira abakobwa, kwa gatatu abakobwa mu nzu ya Landlord kajya ngo. Sinjya wishyura inzu, sinjya wishyura inzu. Wishyura uzana indaya gute mu nzu yiwe? Kuzana indaya bihurira he no kuba batwirukanye wa mugabo? Nana ko tugiye kwimukira mu nzu y'ibyondo. Ndebe kuzabaza. Wagira ngo we ni wabikoraga. Ariko reka tujye tubwizanye ubundi turanyuraye. Reba ibikapu barabisigaranye imyenda matera urarara he. Nanjye icyo gikwibaza. Nuse wari umaze amezi angahe utamwishyura? Ko amafaranga nyine ajyaga nyago. Usubira Nyamagabe n'amaguru. Oya ibyo gusubira Nyamagabe wibigaruka kuko ndabizi niho ndi kugana. Ongeraho n'ibirenge reba. Nyine ndi kukubaza kugira sigarana ibintu byacu. Kugira sigarana ibikoresho byacu byagenze gute? Ubu nugiye guhurana ryaha baranga. Ako sabanje ukansobanura wowe. Nyine kugira gasigarana ibikoresho byacu. Baye tumeza ameza 7 tutishyura. Mana y'Irwanda. Ariko araturenganyije ukwezi kwa 8 nari kuzahita muhereza ukwezi kwa. Wari kuzahita muhereza kandi nzi ko wari warayamuhaye. Nari kuzahita muhereza ukwezi kwa mbere ngamusigara 7 gusa ajya wumva. Wajureka ibyo bintu mana, wajureka ibyo bintu. Niko, wajureka ibyo bintu. Ubu tugiye kujya kwimukira mu nzu y'ibyondo noneho nta n'igikoresho na kimwe, nta sahani, nta kiko, nta matera, byose bisigema no mu ngwate. Wese uri kubinyibutsa ngo ngomeze ndirebera kumarira. No si 60 naguhaye byo kwishyura inzu wabishize. 60 sinabona ngiye kukugura akanyanga ejo bundi. Kandi guhasa ngo warajyanye kwa Bianca. Ngo Bianca? Bianca nyine. None se Bianca muzana we nta musaruro byakugiriye. Umva kuba byarangira umusaruro. Naho bihuriye no kuba narafashe ku mafaranga y'inzu wa mugabo. Hanyuma se nari kumwishyura iki? Ari kumwishyura iki? None ubu ngubu turebe kuzamwishyura. Kamusore katworoshye ibintu nk'abaryi b'imbuto. Nk'abaryi b'imbuto gute sasa rero? Umva rero ukuntu ibintu bimeze. Tugiye kugenda tubanze dushaka inzu kugira ngo tuze kubona aho twishyura. Amafaranga y'inzu urayafite. Turabimenya tugezeyo. Sumaye twamaze iminsi dushaka inzu nta mafaranga dufite. Tukaba amezi 7 tutishyura. Nubaye muri Kigali imyaka 8. Nozi imyaka 8 nyine urashaka none nkomeze mbeho mu buzima bwo guhemuka. Ku mwaka wa 4. Ntabwo uzi ko cyagiye twabashe nabwo kugenda tukabikora kandi bigakunda. Ibyo bireke. Uravuga bya bindi bya kera wowe. Reka nkubwire ubu ngukuntu tugiye kugenza. Yego. Tugenda tutubwira ikibazo Landlord dose abantu tugiye kujya. Tumubwire ko batwirukanye kubera kutishyura. Oya. Nasi ikintu gitumye batwirukana ubwo ngo ni ngombwa ko bimenye ntabwo ari ngombwa. Ko tugiye kugenda tugereyo. Yego. Nitumara kugirayo. Ubwiye ati nyamuneka rero turashaka inzu ariko tuzishyura mu kwezi kwa 3. Tumaze ko amezi 3. Nyuma y'amezi 3 nuguhita tumwishyura amafaranga yikubye kangahe 2. Ntabwo bufite. Kugira ngo arusheho kutwizera. Aka ubwenge bumaze kuza. Ariko kukiburyo ubwenge bwawe bukore twageze mu bibazo. Kimwe nuko bwawe rero iyo tugeze amafaranga ubwawe bitabunyowe. Ngaho tugende. Ariko mbabarire. Nitugerayo ibirenge byawe ushaka ahantu bipfunyika dore bimeze nka tanga wize. Gerariye umva mbwire. Kugira inama sibyo? Njye kubye ati ngo ntuzongeye kuzana abakobwa ariko nibutse ko tugiye mu nzu y'igitaka. Bahungu we. Ibi ni yakubwiraga ntabwo turi bubone inzu. Inzu se nyine umva wayikura. Erega kubona inzu muri iki gihe biragoye cyane. Noneho ikibazo hano kiri kubera kibi. Nta n'umuntu numwe turi buza kurangira. Wamukura se umuntu k'abantu muri iki gihe. Wajya ngo n'abakomisiyoneri babanga. Reba hano hose ungendesheje nahura n'umuntu numwe. Uyu muntu se buya ntabwo yaturangira inzu. Meze bite se? Urabona yagaruka inzu. Mwe murashaka iki se? Kurba muri kwivugana aho ngaho. Turi gushaka inzu yo gukodesha. Inzu? Urabona iyo atameze nk'ukodesha urabona inzu y'umwayi. Anga ni hudo ntago ndimo ngiye nkodesha. Niho. Ni huba. Ni hudo. Ngaho se nta nzu irimo sa ngaho. Oya hanga nta nzu irimo ahubwo. Kuba mushaka inzu nabarangira. Inzu nabarangira kabisa. Urabona yata. Kwigendera ridutesha umwanya. Uretse mwabaga muretse. Nyine ko mbarangira inzu. Yego. We niba ufite inzu egera hano hasi. Urabona yafite inzu se cyangwa aho ziri we. Zirahari. Yewe narangira abantu bagiye batandukanye. Aho barenze. Ngaho turangira. Ariko hari imbere hano hari ahantu hari inzu. Hehe. Zako mfite amafaranga ni ziba zirenze. Umva buretse gato sibyo. Smani kuvugira mu kavuyo ntabwo nicyo gino bikibura ikibazo. Hari ukuntu uhura n'umuntu agahita atangira kurangisha inzu mwamara kwigeraho ugasanga ariko kwaka komisiyo ingana. Nta
mafaranga ufite nyine nta n'amafaranga ufite yo kwituma njye nagaruka nemwe abagabo njye turagera imbere mbereka inzu nimumara gushima njye muragira akantu bazamagare landlord yawe mubwiye ko tuje kanze mbanze ese undi nziri iri hano imbere sikunda nzizi yo nzira arenze wakintu hano imbere ko turi kwabona isi zirarenze cyangwa ni nubundi tugiye kumaganya uwo randi yavuga neza ubwo ni iki ubwo ni ariko nyine ntabwo naba mu nzu y'ibyondo sikuni renze imbere sikuni meze asasuma uba muzima ni waba mu nzu y'ibyondo se ufite angahe kuba mu nzu y'amakara nubwo dufite se mu mezi 3 nitwa twayabonye tukayiha urabyizeye neza ko uzaba wayabonye oya nyine iki tuzamuye twumva ibyo umugabo tubwira ariko ubundi mwabagabo mufite gahunda cyangwa muje kunyinaho wa mugabe gahunda turayifite cyane rwose ahubwo iyo nzu ni ibyumba bingahe n'ibyumba bitatu reka nta byumba ariko harimo n'indi cyumba kimwe bamwe muri babiri suma urayumva gute ndumva iyo ngiyo ntari bida okay ngahamagara landlord cyangwa nawe landlord landlord gute se niwe aje kuturangira hamagara landlord atubwira iyo nzu iyo ariyo yanze no kwitwereka landlord nawe itwereka okay yo Samu umeze bite se umva se babakiriya nabazanye barahari nabagejeje ahangaha iwawe we banguka nyine tubikurikirane fresh nabari nyine banguka tu sawa araje se araje abakiriya bafite gahunda kugira ushobora amezi 3 ngo iki amezi 3 so kuri ibyo ndo ninde wayatanga abakiriya banzaniye n'abo bayede yego kumanya kosa ni nako boss inzu se uzayitwishyurira si nyiribyo byose inzu nayitaniye na tuwarete ariko wayitatse wajya ngana nka etaje ya rubango rero mwebwe mugabanya amagambo nayo mahane yanyu inzu barayibahereza barayihabwa none ariko se wa mugabo waretse kugurana inzu yamaze imyaka 5 nta mukiriya abona ubonye abakiriya nutangiye kubirengesha ariko none wamugane muzange kwibereka inzu imaze imyaka 5 itabamo abantu ubwo se ubu yameze muri bya hari ikibazo se natwe se amezi 3 tutishyura ako kana ahubwo tujye kuyireba iyo toilette irenda ko iyo nzu yanyu iri he mutangiye kumpenyeza mutaranageramo se naho bitane n'ikigunda su ese muri abaye mwe muri abaye ngaho twereka inzu twereka iyo nzu reka mpamagare nyirayo iki nabivuga mase ntabwo uri na nyirayo aba bantu muri barajya mu nzu bose yewe nyiri inzu nini njye nari nzi karuye ntabwo wari utubwiye ngo uzi nyir'inzu se yaruye se nanjye ni umukomisiyoneri nyiranzu araje nyibagezeho muhamagare kamagara ndaje muhamagare vuba umuntu araza umukomisiyoneri ahamagara umukomisiyoneri mugenzi umukomisiyoneri wabona n'uwajya kuzana mwihangane bigiye gukemuka halo boss kangiza na uragafunguzo nakuboneye abantu kujya muri yanzu amezi 3 barayatanga nka amezi 3 barayishura nako siyo sawa ihutagira vuba cya kigunda cyanjye kibonye amafu tumutegereza rwose araje oya mwikirirwa mutegereza kuko naje bayitwereka gute ni nshyashya nkuko mubona uretse mbere yo kwifungura iracyari no mu uretse mbere yo kwifungura mu mashashi uretse gato mbere yo kwifungura ko tutababura ko mutagenda urimo satani se iye gahunda mwavuganye se abasaba komisiyoneri nose inzu irangishwa n'abakomisiyoneri babiri bayibonye none se ninjye wabashatse cyane mwe mwabasha icyoroshye ngiki birukane muze kuvugana kandi n'ibintu byumvikana kurikora gute kandi njye wabazanye umuzanye batese kandi ibyo birahagije umukiriya si umwami umukiriya si umwami mani mwe mutuje gato sibyo tubanze twumvikana wowe wazanye nde ntabwo ari mwebwe nazanye se ni twagusanze hariya ariko nabarangiye ahubwo nitwe twakuzanye wowe ntabwo mvira amazi amafaranga wowe wazanye nde nta amafaranga ngene nitwahuye duhagaze hano ushaka inzu cyane murikababwira oya mwebwe mwe mugiye biraza guterwa ubwo ngubu n'ukuntu ibintu bibuze kugenda turaza kuvugana abangaba aba boss nk'aba nibo mubona uzi ni wowe oya njyewe yumvikana ahubwo murabeho sibyo se boss ibintu urabikora ko byumve ntabwo byumve mwebwe ibintu biraza gukemurwa nanjye namwe ubundi iyo abantu banze kumva ubigenza utya iyo nzu ya nyuma dukoze uriya muntu wari wambaye igishati cy'umukara yanatubeshye ngo inzu ni iyiwe kandi atari iyiwe muri make bashaka kugutwarira inzu uriya buriya kumukata
ayo munsi nayahembwa nayo butanaga azaya aramukata se tutamuhaye. twereke inzu. Twereke inzu. Ariko buretse gato. None se ubundi inzu idafite idirishya. kuba nta dirishya ibyo ni innovation twazanye. Ibintu by'amadirishya twasanze biri kujya biteza abantu abarunguruka bagira iki, kandi abantu b'abasore muba mukeneye ibintu by'amabanga byinshi cyane. Mushyiramo akijima n'itaro zamwe nzanemo iry'amabara ubururu, umutuku, icyatsi, apana umweru. Batarabubiretse ahubwo inzu ikibazo cyawe ifite cyambere. Reba inzu nta dirishya iteye nk'igi, amabati n'akabati kamwe karyamye kareba ari ugusiga ko inzu nizima. None kuki mwagiye mugaca ahandi hose mukaza mukareba inzu yanjye mukayihitamo mwamamagaye kugira ngo muyirebe cyangwa mugire? Reka tworoshye ibintu. Tuwarete iri. Icyo nicyo kintu cyonyine nashakaga ngo mumbaze. Inzu yanjye ni VIP Banyamunzu. Banyamunzu. Ntago ari kunya mu nzu wumva ngo kunya mu nzu uwe hariya mu nzu harimo agataka akabona ibipapuro uriyeranja nyine ibyo bintu ukaza kubivanga kugira ngo bitaza kugira iki abakene ni bari nyamunzu. Ibyo bintu niyo byaba byuma mu masegonda 5 ubwo koko kunya mu nzu gwe ni inzu cyane tuwarego ukazigazingira mu bipapuro ukarenza mu bitaka tushyira mu itaka yawe Diriyese riri mu nzu. ubu se iyo nzu imeze gute koko ni ibyumba bingahe se? Hano harimo amazu abiri, iriya niyi irafatanye yose turekodesha nimwe rega nge nimwe mwebwe bonus kuko aribwo mukiza mo hagati nashaka kuzamuramo igikuta ariko kigeze hagati muzabyihangana muzamuyibamo. Iyi ntago ari inzu ntago twayibamo. Ntago mushaka kuyibamo se? Ariko kuyibamo nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi mwakakwiye kuba mufite kuko urumva harimo n'ibikoresho, urumva amabidara cyarimo ibintu byose bagiza ibintu icupa bya sima, amashashi, ibiki byose turabisangamo. Muri make turasangamo n'ibikoresho wasanga kandi harimo n'amabazi harimo n'amabido. niba ari ibyo ngibyo kingura ingi turajyamo twereka ko tukibeza kandi oya mwishyure mbere ahubwo nk'abantu bari kugura twe turishyura oya kwishyura mwishyura mwayibonye amabido bande ndakubaza ibikarito urimo satani ntabwo ari gusa. Okay boss, inzu yawe turayemeye sawa, ariko ku bijyanye n'amafaranga ntabwo nyuma y'amezi 3 iyi ntabwo ari inda, iyi ni indogano. oya nta kibazo zabiriho ntariyo muyijyemo wenda muzamfasha no kwikorera isuku ibimeze neza cyane bimaze n'igihe nta bantu bayirimo. Imana bimeze 3 agashira itaranabagwa muzaha mujyemo mwebwe muyimaintaininga. tuje kuba nyine njyamo nyine akira nawe yijyemo wese wagiyemo mani ucyo ugorana yijyemo mani inzu ni nzima ntabwo ave nyamuruta yinaho basi mu rufunguzo cyo mu mani ndakwirukanye tukinjira mu none surajya mu nzu yanjye uti ngaho kingura basi njye nigiremo ngaho ujyamo niba ari yawe nyine inzu ni yanjye ngo urufunguzo se utamuhamagara uramenye nanjye guhamagara Bianca za gusure rero niba inzu ari yawe Bianca muhamagare akuzungura akomeje muvandi nasugira ngo sinamuhamagara kinguriza mani tunajye bakora amasuku ubundi tuyibemo biya bikarito bigomba kuba matera ari amashasha akaba amashuka ari cyara gitaka nusi cyaba ni cyaba igitanda nyine nusi kuri gusohoka utararangiza gusasa mani ifumbire imwanga ni ryinshi kabisa ugira ubanguke buke n'amazi reka nza n'umukubuzo ndadakubura ubundi bimere fresh kanze nyiraburize ntabwo kizi uwo mukanya cya kindushije ubwenge kanze nyiraburize nyitaze umugore oke yego Bianca kagahungu kawe ngo ni kamoso karakubiswe narakirukanye muri yanzu yacu y'amakaro urimo satani ntabwo ari gusa. yego kwi umva wa mugabo wawe ngo ni Ismail bajya kuvuga wa undi ko baraga muri yanzu y'amakaro
naramwirukanye uzi umusazi kayabamo inzu y'ibyondo. uzi ikigunda kajya guturamo Yesu we. mama wajya uzurebe Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. sha nta muntu ufite n'ahatane nasumbira igipe Rero njye nashaka kuzibuza kwagera iminota 3 ntari binge ndagutegereza ubuze nawe umugweho undebere inzu asigaye abantu Ntabwo bufite. hanyuma ngo nawe ngo muramukunda da nakubwiye wowe uzaze twikundira ukanga wowe ntari buze kuza cyangwa ifuku uko ndariza ziba mu mwobo usara utane n'umwobo unyura Ngaho ziba nabyo. ihagere nujya kugera hahandi uhita undangisha ndetse nkubwira sawa ntari buze kwagera mani sawa nona ntari bireka ngutegereza ntabwo ngende buhava utaraza sawa yereka ingegira nzenyera kwisegurika busoraga ibizinga ndusho kabasa umukubuza suri kuvuga ari kuvugana nanjye na Patrick Patrick mani ntaza mpamvu kunyeko nta muntu wamenya hano tuba ndakurahiye ngiye mu kana ndabangiye ariko isezerano se kana nanjye ndabangiye ariko ndabangiye kuzana nanjye mukanya ngiye kugenda ariko nta kibazo uza kugenda Imana sundi niruza kumusanga cyangwa se wahita agenda nona umva nibyo njye nakubwiraga ujya gukundana na Subiri nakubwiye uriya mungu ni umutindi nta mafaranga yabona yo kwishyura inzu rero dore namwirukanye kandi yarambwiraga ko iranze ari we ari uyikodera iriya twabagamo se aha ayakuye hese iriya nzu ninjye wayishyuye amezi 8 yose ubu ngubu ngiye kuyagumamo ndi njyenyine Urimo satani. kugira ngo byemere neza se ngiye gukwereka ahantu yimukiye mu kavumu inzu abanamo n'ibikeri abanamo n'iminyorogoto aninya mu nzu apana inzu apana za toilette zo mu nzu z'abakire ahubwo aninya ku ruhande agapfuka udutaka n'ibipapuro bikubwira ariko njyewe uriya nta nubwo namukundaga wakundaga nde nikundiraga wowe nikundiraga wowe kuri pe asa wagere ku burya rya mukobwa kuri kwimana njye nakubwiye kuva kera sinagukoraga ukabya ngo zongore oya nese suzi ko kuva kera nazaga nkirebera wowe nuko utabibona wamba bari ariko wa mukobwa nukuri nikundira ibuka cyagiye ntago namukunda reka mbikwibutse neza sibyo ibuka cyagiye aza cyagiye nako adahari yagiye waraje uramubura ndakwira nase wakunyanga tukagira gutya na gutya nagukora tereka ngumugabo wanjye ni Smile ibyo bintu urabyibagiwe oya nuko nari nswari igihe wenda yaba yarari mu aha tugende rero kazi maze gakodesha inzu yiwe niwe nakundaga pemba bari ntago namukundaga nanjye sinagakubata sibyo bisiko nanjye nagukunda ariko nyine ugomba kujya kubana n'umugabo wawe siko se bimeze oya tugende oya niwe nikundiraga pe aha babarira umbwire iki se umbyukije nonaha umbwira ibintu kuri telefone ari kumva ngo biki tugende mwereka umugabo wawe kamoso akabuti ngirwa nzu asigaye abamo wiki agaki yakubeshye ngasigara muri etage tugende mwereka kabuti ugereka kunyifatisha dore ahubwo ratena bande ndakubaza ntabwo ufite hari aho ugera ibintu bikagucanga se kakaragera ku mutwe nahanga turi gukinira filime